Reka tubahe ikaze inshuti bakunze ibiganiro byacu tubashimire ko mukomeje kubana natwe nkuko mu kiganiro cyacu cyatangiye ngewe na mugenzi wanjye Urade turi ku mupaka uhuza u Rwanda na Kongo kuri Gisenyi na Goma aharimo kwambuka abanyarwanda basaga kuri uyu munsi hambutse abagera kuri 360 baje mu byiciro bibiri ariko nanone hategerejwe ko hazambuka abasaga 2500 barenga bakambitse navuga ngo aho M23 yateguye hasa nkaho twakwita inkambi y'igihe gito muri Goma kugira ngo aba baturage barimo guturuka hirya mu bice bitandukanye b'abanyarwanda barimo gushaka gutaha. Hano tuributsa abadukurikiye ko abantu kugira ngo batahe hari mu buryo bubiri, hari abagiye bavukirayo bisanga ari abaturage nkaho ari abaturage bo muri Kongo bakora imirimo yabo ya buri munsi, barahinga bakorera abandi, barabyara baratura baba abanyekongo muri ubwo buryo kabone n'ubwo ari abanyarwanda kuko imiryango yabo ababyeyi babo bamwe bishwe n'indwara abandi bagwa muri izi ntambara za hato na hato zibera mu burasirazuba bwa Kongo. By'umwihariko ariko nanone wumvishe wenda kubera ko byagorana ko umuntu yavuga ko yari umuvandimwe umugore we umugabo we ari umu FDLR kubera ko ijambo FDLR cyangwa se ababicanyi mu by'ukuri nta muntu uterwa ishema no kuvuga ko ari ab'umuryango we. Ntiwahakana ko aba bantu bangana batya nuza kureba urabona ko imibare y'abagore n'abana iri hejuru badafite abagabo. Ibyo rero ubishishora ushobora gusanga abenshi abagabo babo ari abagize imitwe irimo kurwana muri Kongo nk'uko bamwe mu buhamya tugiye kuganira nabo cyangwa twaganiye bagiye babisubiramo batubwira uko byagenze. Rero tubahe ikaze muri kiganiro kandi tubizeze ko dukomeza kuba kuri uyu mupaka nk'uko bisanzwe Mama Rwa Gasabo TV kugira ngo tubagezeho uko amakuru aza. Turimo turashakisha kugira ngo turebe se hakuryaho bimeze bite. Reka tubaha akanya kugira ngo mwumve uko urugendo ruba rureshya biba byarabaye kuburana n'umubyeyi ntumenye ko yapfuye cyangwa kiriho kuba utazi niba umwana wawe ahari cyangwa iki. Abanyarwanda baratashye nyaho mu kiganiro cyacu cya mbere twagiranye na nyakubahwa meya aravuga byinshi ariko no muri iki turongera kubibutsa ibyo meya asubiramo w'aka karere ka Rubavu Prosper Murindwa uko babakira uko babitaho uko babanisha no kubageza mu miryango yabo kugira ngo bisubiremo. Ikindi gitangaje kuri aba bantu benshi abana babo ntago bagiye mu mashuri n'abajyagayo rimwe na rimwe hashaga kanya hakaba imirwano abana bakavamo bityo bigatuma uburezi nakwita bwibanze kuri aba bana bigorana ndetse n'ubuvuzi muri rusange. Batahutse rero baza bajya mu miryango yabo bamwe barakoresha amazina icyahoze ari komine prefegitura n'ibindi ariko ubuyobozi bwite bwa leta n'akarere muri rusange ndetse na Minema baraza kugenda bahuriza hamwe kumenya ngo iyo avuze icyari segiteri runaka uyu munsi cyabaye uwuhe murenge cyangwa kahe kagari ku buryo nta muntu muri abo bose barimo gutaha ushobora kuza kunanirwa kumenya wabo. Kandi urabona ko mu by'ukuri barebye urabona ko babyishimiye harimo abafite abana bato bakeneye ubufasha navuga ngo bwihuta kandi burenze. Iyi rero ni imizigo yabo barimo barataha bagaruka babazanye imodoka zisanzwe abandi imizigo yabo nayo iza muri iyi modoka ya Croix Rouge cyangwa ya UN ishinzwe impunzi kugira ngo babashe kwinjira mu Rwanda. Rero reka tubakanya kugira ngo bakurikire turakomeza kubana ni Scovia Mutesi kandi abakunzi bacu ntimubure kwiyabonesha kugira ngo mukomeje kudukurikira mukanda kuri sub ubundi mukajya na notification kugira ngo mujye mubasha kubona ibiganiro byacu ko tugenda tubibagezaho. Iyi weekend turayibagirira ngufi ntago iri babane ndende ko dufite amakuru n'abashimye. Mumeze mute? Abo abasanzwe banzi ni bande? Uranzi? Unzi hemwa? Nakubona kuri televiziyo. Reka da. Umaze igihe kingana iki se muri Kongo? Umaze iminsi ingana gute? Wavukiyeyo? Navukiyeyo nje. Wari utuye he? Nari ntuye hepfo muri za Gashuka. Nza Masisi Manaki. Masisi. Niho wajyaga undebe uri? Mu WhatsApp, telefone. Nda kubenda hano gamba mureba kwa telefone. Uravuga uti dore nguri. Uzi uko nitwa se? Ndi kwibuka izina rya. Izina ntabwo ryibuka. None se byagenze bite ngo muze? Ntabwo mwari musanzwe mutuye mufite imirima muhaba? Da mirima twahinga mirima z'abandi tu. Ariko sasa twari ufite mwene wacu urino yaje atubwira ati none kino hari ibibazo kuko ubuzima amaze kuba nabi gura mwiruka mwaje tugataha hadusensibiliza turumva ko twafunze ibintu turaza. Ufite abana bangaho ubu? 6. Isa ari hese? Guwo uyu. N'uyu. None se wese umunyarwanda kuki mwari mwaraheze yose mwari mwarabuze amakuru kandi wumva wandebaga kuri televiziyo?
ntiwajya guriya amakuru ntangaza twibaza ukuntu twaza bikatuyobera twibaza ukuntu twaza bikatuyobera naho twanyura n'ukuntu twaza mbega bikatuyobera kubera iki se kubera iki kubera aderese nta aderese y'umuntu aba afite yahagiye uri kubona twavuye turi abana wewe wavuye mu Rwanda ryari 94 wewe wagiye kera wagiye ufite imyaka nk'ingahe nk'ine iwanyu se mwajyanye nabo wajyanye n'ababyeyi bawe twarashanye hanyuma ubu bimeze bite bari he se bo barapfuye bazize uburwayi cyangwa izi ntambara uburwayi tu ni uburwayi none se nta bandi bantu bo muri famille yanyu cyangwa imiryango yanyu mwari mwarajyanye wenda bakuru bababwire bo baratashe kuko ngiye batashe 2014 ubwo ngiye nari mfite sasa umugore ubwo ngiye nisigarira iriya rero hatabaga badafite abagore se oya ngewe ubwo ntago nari nakabipanga neza kugira ngo nze ubu se wanyu urahazi aho ugiye iwanyu ndahazi bamaze kuhambwira ndahazi bande se bande bahakubwiye uwanzanye wakuzanye ninde uyu we ntago mwabanaga muri Kongo hoya we yari yaratashe warahazi bakubwiye ko ari hehe ngo numve ku Kibuye uratashye none se mu by'ukuri n'iki kintu wumva cy'amatsiko ufite ushaka kureba ikintu cy'amatsiko mfite ni ukubona ngeze mu muryango nanjye nkisanga mu bandi naho ubundi narindi ngiye nyine none iyi mirwano itangira yo muri Kongo urabona ubu mugabo mukuru ushobora kubimenya ufite abana byatangiye bite kugeza ubwo mwisanga nyine namwe mubona ko ari bibi mugize Imana mwataha imirwano itangira imirwano nubwo yanatangiye tunamerewe nabi twumvaga twanataha kubera iki se mwari mumerewe nabi nta ntambara twe tumerewe nabi amabandi amarebere gariyo abanyeshamba bakaza kutwinjirira mu nzu nijoro bakatwaka utwo dufite ubwo mbega rero nani M23 wije ubwo niho yaje nyine iraza irafata ubundi ibintu bitangiye kuja mu buryo natwe tuba tubonye inzira yo kuba twaza sasa ese wenda wowe uri umugabo mukuru wowe ntabwo bigeze bagusaba kujya muri FDLR nk'umunyarwanda kandi FDLR barabarwanyi bene wacu ku buryo wenda bavuga bati wowe kuri uwacu umuntu w'umugabo ni gute utadufasha iyi ntambara ngo bikugireho wenda ingaruka niba utaragiyemo oya bo baba mu mashamba ubwo twebwe tukaba turi mu giturage ku buryo batabamenya se kutumenya baza baje kwiba ntago yapfa kukumenya nese nkanjye wagiye ngana gutyo bo ni inyeshamba baba mu mashamba ntago bakabana n'abagore n'abana babo se cyangwa abana babo n'abagore mwarabanaga mu giturage twebwe twabaga mu giturage ubwo rero abo ba FDLR bo ni mu shamba nimwe babaga imiryango yabo sinzi ahiba nayo iba yihishe nayo iba yihishe kuko bisabwa ugira imyumvire nk'iyabo ubwo rero ukareba kuko ntabwo ari buri muntu wese waba umusirikare rero nawe ukareba ukavuga tereka ubu se nturimo kwibaza uko uzatunga abana 6 koko n'umugore mu Rwanda umaze imyaka utazi nako kaba ariko mvuga kubera nsanze umuryango kandi umuryango nabwo akaba ari gugwa bimfashijemo kugira ngo ndeko nagera ko nataha ndikumva nta kibazo mfite kandi nageze hano baranyakira neza ubwo mbega ndishimye cyane none se abana bigaga abana bo bari banari kwiga ariko tena bakavamo rimwe na rimwe ntibige neza hejuru y'imirwano ziba zihari mbega bimeze nka gutyo n'ubuzima komera rero urumva noneho wajya gundaya kuri televiziyo noneho ndahari komera mwa nakubonye kabisa izina ryanjye nitwa Mutesi Scovia Mutesi ubundi niryo ryanjye irindi ryazanywe na pasiteri usanzwe uba mu Rwanda ngewe naje mbere we waje mbere waje ryari waje 2014 noneho 2014 urataha wowe wari waragiye muri Kongo ryari nanjye nayo 94 wahunze icyo gihunga n'icyo ubwo icyo gihe nahunze mfite imyaka 17
wari umusirikare cyangwa watashye utarigeze ujya mu gisirikare? oya nari umusivili.